se Jehova Imana ibasha kuvugana n'abari mu isi. Jehova abasha kuvuga, aravuga. Imana koko iravuga nkuko tubibona abantu benshi babivuga hirya no hino mu nsengero dusengeramo, cyangwa se muri platform zigiye zitandukanye. Koko Jehova aravuga. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, niba avuga avugana na bande, niba atavuga kubera iki? Icya gatatu, rikatubwira ngo our body, ngo imibiri yacu ngo ni temple y'umwuka wera. Ubuzima bwacu cyangwa imibiri yacu ni temple y'umwuka wera. Hano harimo ijambo ritomoye kandi risobanutse. Bishatse kuvuga iki? Biravuze ngo imibiri yacu twebwe ni ubuturo bw'umwuka wera, niho umwuka wera atuye. Ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro n'imigisha, tubifurije kugubwa neza muri byose. Iyi ni Imbasi TV, muri kumwe, nge nitwa Daniel. Nagarutse uyu munsi, nagarutse ngo tuganire nanone nkuko kandi tumaze kubisanganwa. Kora subscribe niba utarayikora, kandi usharinge video, unakore like kugira ngo tuge tubana mu biganiro byacu bitandukanye tuba turi kumwe namwe. Tumaze iminsi tuganira namwe mu buryo bugiye butandukanye, ariko noneho kuri inshuro ndifuza ko tuganira byihariye ku bintu bitandukanye byo mu kwemera. Ndashaka kureba na namwe ikintu kivuga ngo, cyangwa se kuganira inyigisho ivuga ngo ese koko ubukristo mu isi buratandukanye cyangwa ni bumwe? Muri iki kigisho ubukristo ni bumwe cyangwa buratandukanye? Ndi buganiremo namwe, turi busubize ibibazo bigiye bitandukanye. Mbere yuko tukomeza aho hose, ndagira ngo mbwire abantu badukurikirana bari mu Rwanda nti tubahaye ikaze. Namwe mudukurikirana muri hanze y'igihugu tubahaye ikaze. Mana, turagushimiye, amahoro yawe yo ni menshi. Dusabye ubuntu n'ubutwari bwawe ko buba muri twe, kandi duha gutsinda ikibi uhereye none n'ibihe bizaza, mu izina rya Yesu, amen. Hari ikibazo nshaka ko tuganiraho. Hari bimwe mu bibazo abantu bagiye batubaza, ese koko isi cyangwa se Jehova Imana ibasha kuvugana n'abari mu isi? Jehova abasha kuvuga, aravuga. Imana koko iravuga nkuko tubibona abantu benshi babivuga hirya no hino mu nsengero dusengeramo, cyangwa se muri platform zigiye zitandukanye. Koko Jehova aravuga. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, niba avuga avugana na bande, niba atavuga kubera iki? Icya gatatu tugomba kugarukaho, koko hari ibibuzanijwe mu isi? Niba bihari ni ibiki? Kandi niba bidahari kubera iki biboneka mu nsengero? Ibi nabyo turaza kubiganiraho. Ntabwo nshaka kuza gutinda imbere yanyu, ariko ndifuza ko muza gukuramo amasomo, nubwo tutari buganire igihe kinini, ariko ndibwira ko biriza kutwubaka. Mana, urakoze kuko duhaye umunsi. Reka tuganire duhereye kuri iki kibazo. Ikibazo cya mbere, kuko Jehova aravuga, Imana kuko iravuga. Yego, Imana iravuga. Tubishingira kuki, cyangwa se tubivuga dushingiye kuki? Bibiliya iratubwira ngo Imana yahozeho, Jehova ijambo yahozeho, ngo kuva isi itarabaho ijambo yarariho, ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana, ngo kandi ijambo yari we Mana, kandi ijambo wavugwaga yari Yesu Kristo. Nyuma ikindi kintu gikurikiyeho, Imana iravuga. Ivuga mu buhe buryo? Ivuga mu buryo byibuze ndi bwifashishe uburyo
bune Imana ivugamo, ariko ubw'ingenzi ni uburyo butatu ndashaka kuba aribwo tugarukaho. Uburyo bwa mbere Imana ivuga, ivugira mu byaremwe, ivugira mu bintu byaremwe, isanzure, ibiti, ibintu bigiye bitandukanye. Donc harimo imvugo y'Imana, iyo ni imvugo ya mbere. Irya kabiri, ivugira mu ijambo ryayo muri kino gitabo Bibiliya, ivugiramo. Ahangaha niho dusanga nanone imvugo y'Imana yavuganye natwe ariko mu bihe byashize by'abahanuzi. Imvugo ya gatatu, ivugana n'umutima w'umuntu, n'umutima w'umuntu ivugana nawe. Ijwi rya kane, ivugana donc ifite uburyo noneho ivugana n'umuntu mu buryo buri direct, cyangwa se mu buryo bw'inzozi, mu buryo bwo kubona ibi by'abandi bantu batabona. Iyo tugeze nanone muri science tubona ko ngo bamwe bavuga ko ari isubiramo ry'ubwonko, ariko siko kuri. Science iri ukwayo, no kwemera Yesu Kristo cyangwa kwemera kw'Imana biri kwabyo. Reka duhere ku cyo navuze. Imana ivugira mu byaremwe ite rero? Mbere na mbere, donc Imana yatushize ku isi, ishyiramo inyamaswa, ishyiramo amatungo atandukanye, ibiti, imbuto, donc ibintu bigiye bitandukanye. Rero Imana ishobora kuguha message ikoresheje bya bindi byaremwe, ikoresheje ibyaremwe. Muri ibyo byaremwe harimo n'abantu. Ishobora kuguha ubutumwa inyuze mu muntu, umuntu mugahura akakubwira ati ariko iyi mico ugira, iyi myitwarire ntabwo ari myiza, gihindure. Donc iki kintu ni ukuvuga ngo uba ni ubutumwa Imana ibiguhaye, ariko ikoresheje iki? Ibyaremwe, kuko ifite ubushobozi bwo kugenzura ibintu byose biri mu isi, ikabitegeka bikayumvira, bikavuga, cyangwa se bigakora ibiri mu bushake bwayo. Urwo ni urugero rumwe mbahaye. Buri ngingo navuze ndabahaho urugero rumwe. Indi ngingo ya kabiri navuze uburyo Imana ivugana natwe. Ivugana natwe binyuze muri iki gitabo yandikishije abahanuzi. Iki gitabo yacyandikiye abahanuzi, cyangwa yacyandikishije abahanuzi kugira ngo bigende bite? Yari bizi ko muri kino gihe kigoye hazabaho ibintu byinshi, hazabaho ibintu byinshi biyobye, noneho no kuvugana n'Imana bikaba bizagorana, bitewe n'uko hadutse imyuka myinshi iyobye. Ntabwo bivuze ko na kiriya gihe itaririho, ariko yari itari developa ku buryo nk'uyu munsi ikoramo. Yari itaricengera mu bantu ngo bamenye gucupura ijambo ry'Imana no kurimixinga n'ubutumwa buyobya. Ibyo bintu byari bimeze nk'aho bitari developa. Ahangaha rero Imana yatwandikiye urwandiko kugira ngo tumenye bwite ibyo dukwiye gukora, tumenye n'inama y'agakiza yabereye mu ijuru, tunamenye ko twacunguwe. Iyo itaduha uru rwandiko ntabwo twari buzigere tumenya ko Yesu yaje mu isi. Rimwe na rimwe n'abari bubyigishe cyangwa bakabihanura, twari kubita abanyabinyoma, tukabita abasazi, tukabita abatekamutwe. Uru rwandiko rudufasha kumenya inzira y'ukuri, nuko abana b'Imana dukwiye kwitwara. Hanyuma ahangaha Imana ivugana nawe. Ishobora kuvugana nawe mu buhe buryo rero? Ushobora kujya kuryama mu gicuku cya nijoro, cyangwa se ugiye kubyuka mu gitondo ukarambura Bible yawe, donc ugafata ijambo rimwe ryo muri Bibiliya, uti wenda ndasoma muri Yobu ibice 15, ugasangamo message ihura n'ubuzima bwawe, ihura n'ubuzima urimo, ariko ugasangamo n'irindi jambo rikubwira ngo ndaguhumuriza, cyangwa se hindukira wihane. Donc ahangaha Imana ibikoherereje ubutumwa, kandi mu buryo bwihariye ugomba kuganiraho nayo.
ubu ni uburyo bwa kabiri Imana ivugana n'umuntu cyangwa se yego iganira n'ikiremwa cyayo yaremye. Uburyo bwa gatatu Imana ivugana natwe ni uburyo bamwe bita amayerekwa, abandi bakabwita imagination, ariko ngiye ndabwita iyerekwa no, reka mbwite inzozi kugira ngo abantu babyumve neza. Ariko kandi uburyo bwa gatatu nubwo bw'isinzozi nige ubw'isinzozi ntago ariko bwagakwiye kwitwa mbuburiye izina mwita inzozi, nawe ufite uko wabwita. Umuntu wese bisubiremo, umuntu wese uri ku isi avugana n'Imana. Ushobora kuba utanyumvise neza, ndabisubiramo. Umuntu wese uri mu isi avugana n'Imana. Bavugana bati? Muri twebwe Imana yashizemo ubwo yaremaga Adamu, yahumekemo umwuka w'ubugingo mu mazuru ya Adamu ku bice bibiri mu kuva no mu itangiriro. Niho tubisanga mu buryo butomoye kandi busobanutse. Yavuganye na Adamu, ariko noneho yaramaze kumuhumekera mu mwuka wayo w'ubugingo, umwuka w'Imana umushiramo. Muri twebwe Bibiliya ikongera ikatubwira ngo our body, ngo imibiri yacu ngo ni temple y'umwuka wera. Ubuzima bwacu cyangwa imibiri yacu ni temple y'umwuka wera. Hano harimo ijambo ritomoye kandi risobanutse. Bishatse kuvuga iki? Biravuze ngo imibiri yacu twebwe ni ubuturo bw'umwuka wera, niho umwuka wera atuye. Muri twebwe rero hinjiyemo umwuka w'Imana. Uyu mwuka udufasha gukominikana n'Imana. Ikindi, tumaze gucumura, tuvanwe muri Edeni, twoherejwe mu isi. Muri twebwe nanone hari hamaze kwinjiramo ikindi gice cyo gukonektwa cyangwa kuba twakongera tukihuza n'imbaraga y'ikibi, Satani. Bivuze ngo mu muntu mo imbere harimo ibice bibiri. Harimo igice cy'umwuka wera n'igice cy'umwuka mubi. Ibi bice bibiri mu muntu, umuntu niwe utoranya igice yumvira. Iteka ndaguha urugero. Iyo ugiye gufata umwanzuro ku kintu runaka cyangwa iyo ugiye gukora ikintu runaka, reka mvuge ikintu kitari kiza. Iyo ugiye gukora ikintu kitari kiza, rimwe na rimwe ukabanza gusa nk'utuza gato ugatekereza, wumva ijwi rikubwira ngo iki kintu kireke, ntabwo ari cyo. Ukumva irindi rikubwira ngo nyamara ariko gikore. Uriya muntu w'umugambanire, mugambanire ntacyo bitwaye. N'umugambanire nibwo weho uri bugume mu kazi. N'umugambanire nibwo uri bugire amahoro. Uriya muntu nutamugambanira bazamuzamura mu kazi akuruti. Iryo jwi ukaryumva muri wowe. Iryo ni ijwi rituruka ku kibi, ku mbaraga mbi ya sekibi, rituruka ku mbaraga mbi y'umwijima. Ariko hari irindi jwi rikubwira ngo no, wimugambanira. Ubundi surabizi neza ko ubwo numugambanira ibi bintu birafata. Ukumva irindi jwi rikubwira ngo wibikora, wimugambanira. Iryo ni ijwi ry'ubumana, ni ijwi ry'Imana riba riri kukongorera mu mutima. Biturukamo indani mu mutima mo imbere ku buryo utabona uburyo ubirwanya. Nicyo gituma umuntu avuga ngo wabeshya ibindi bintu byose, wabeshya abandi bantu byose, ariko ntiwabasha kubeshya umutima wawe. Umutima wawe ubuze ukuri. Ahangaha rero Imana iganira nawe. Noneho umwana w'Imana wagize umugisha agakizwa, Imana ivugana nawe ku buryo ahantu hose ugeze hatari ubushake cyangwa se hatari gushima kw'Imana. Umutima wawe birabikubwira ngo aha hantu nta Mana ihari. Umutima wawe urabikongorera ngo nyamara aha hantu nta kiza gihari. Ariko ikibazo ni ukuwumvira. Kugira ngo bwite umuntu akure, hari ikintu bita ngo kuvugana n'Imana, kuganira n'Imana, kumva ijwi ry'Imana. Bituruka he? Kwa kundi wumvira ryajwi rikubuza gukora ikibi, ugakomeza kuryumvira, riba ryinshi muri wowe, utangira kubaho ukontororwa n'izo mbaraga nziza.
zikubwira ngo wigira umutima mubi, zikubwira ngo wigira ishyari, zikubwira ngo wikora ibikorwa bibi, zikubwira ngo wikwishira hejuru, wikwibona, wibesha, witukana, rikubuza. Ayo majwi abiri akurwaniramo. Iryo wumvira, ijwi wumvira niryo rifata imbaraga mu mutima, kandi niwumvira ijwi rikubwira ikibi uba uri ku ruhande rwa sekibi, niwumvira ijwi rikubwira ikiza uba uri ku ruhande rwa Jehova. Imana direct iba iri kuganira nawe n'umutima wawe. Kugira ngo umuntu abashe gukora ibibi nuko abanza kwininira rya jwi ry'ubumana rimwongorera, cyangwa rya Jehova rimwongorera, akaryima inzira, rimwongora rikoresheje umutima mindani. Ariko noneho uko ugendera ijwi uryemerera ugakora muri ryo, ryakubuza ngo wibeshya ukavugisha ukuri ntubeshye, ryakubwira ngo wikwiba ntubikore, ryakubwira ngo wikore iki kintu ntugikore. Uko uryumvira ni kuri kwagura umubano wawe n'Imana na Jehova, niko umubano wawe na Jehova uri kugenda waguka, uri kugenda waguka. Uyu mubano iyo uri kwaguka niko za mbaraga zose z'abadayimoni, z'abarozi, z'ikibi zigenda zicika intege. Ikindi nongera kuvuga, ntabwo tubona imbaraga z'Imana kubera ko zakoze ibitangaza. Umurimo wa Yesu Kristo wundi nuwo kugira ngo aze adukize ibyaha. Tubisanga muri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana yanditse ku bice 3. Mission ya Yesu yari iyihe? Niyo kudukiza ibyaha, nta yindi. Iyo niyo mission ye yamuzanye. Ntabwo mission ye yari kuza kuzura abapfuye. Ibi ndabiguhamo urugero. Ubwo yazuraga Lazaro, ntabwo Lazaro uyu munsi byararenze n'ubundi Lazaro arongera arapfa. Ubwo yafataga Saduraka na Meshaki na Abedenego akabakiza itanura ry'umurongo batarigwamo, ntabwo byarangiye ngo bagume kwiteka, byararenze n'ubundi arongera arapfa, barapfa. Ubwo yafataga Hezekiya ikamwongera imyaka yo kurama, ntabwo yabayeho byiteka, byarongeye arapfa. Ubwo yafataga uriya muntu wo kidendezi Yesu Kristo akamukiza uburwayi bw'umubiri, byarangiye n'ubundi apfuye. Ibi bisobanuye iki? Ntabwo umurimo wa Yesu Kristo ari uwo kudukiza urupfu rw'umubiri. Urupfu rw'umubiri, uyu mubiri wagenewe gupfa. Impamvu umubwiriza nawe yaravuze ngo ikintu cyose cyo mu isi kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo kubaho, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kurira. Ibyo bihiteka bihora bisimburana ku muntu, byose uko byakabaye. Rero kugira ngo umuntu abashe gukira, abashe kumenya uyu murimo Kristo wamuzanye, nuko atangira kumenya ko atari we bwite ugomba kuwishoboza, ahubwo ari Jehova ugomba kumushoboza. Hanyuma agasaba umuremyi we ko atangira kumushoboza gufata umwanzuro. Iteka Imana iza ku ruhande rwawe, iratubwira muri Bibiliya ngo nzibyo nibwira nzabagera, ni byiza si bibi, ngo kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaza ndabakunda. Hano bivuze iki? Bisobanuye ngo Imana muri twebwe ni ngari, irihagije. Izaza muri twebwe idukorere iby'ubuntu n'ubutwari bwayo kubera ko idukunda. Hano muri kino gice, iyo uri kumvira umwuka wera ko avugana nawe, umuremyi we kaganira nawe muri wewe, ukabimwemerera, agushoboza kuguha ibitekerezo by'ubwenge bizima, bigushoboza no kubaho mu buzima bwo mu isi uri umugabo cyangwa se uri umugore, uri very strong mind. Kubera ko ntabwo ari wowe wifatira umwanzuro, si wowe uriho, ahubwo roho yawe cyangwa umutima wawe uri mu kiganza cy'Imana n'igikontorora. Irakubwira ngo wikore ibi bintu kuko bizakugiraho ingaruka, ukabireka kubera ko kuko bizakugiraho ingaruka. Usigara uko ugenda ukuza umubano wawe n'Imana, ariko Imana irushaho kuba muri roho yawe, kuba mu buzima bwawe, kwishimira ubuzima bwawe, kwishimira gukorana nawe, kugera kuri rwa rwego Bibiliya yavuze ngo Enoch yagendanye n'Imana amaso ku maso. Nawe direct n'umuntu mugiye guhura
roho ya Imana yamaze kukongorera, ninde mugiye guhura, ni muntu ki, uramwitwara. Donc buri detail yose ukeneye mu buzima ijwi ry'Imana riba ryamaze kuyikubwira. Biherahe bwite kugira ngo ijwi ry'Imana rutangire rikuvugisha uryumve ko ari ijwi nk'uko ryahamagaye Samweli. Ritangira muri wowe mu mutima mindani, uko ugenda ukuza umubano wawe nayo, ufata umwanzuro uturutse muri rya jwi ryiza, uturutse muri rya jwi ry'umuremyi wawe, ni kuri gukuza umubano wawe n'Imana. Uko ukuza rero ni kugenda ukomera. Ubu reka nkubwire wewe uri kunyumva, hari ibintu byakubayeho by'imbaraga z'ikibi udashobora guhagarara ngo uvuge, uzi wewe n'umutima wawe gusa, udashobora kujya mu bantu ngo ibyo bintu bisobanure, kuko ubizi neza ko rimwe na rimwe bakwita umusazi, bakwita umurwayi wo mu mutwe, bakwita ko bavuga uyu muntu afite ikibazo, bakubona nk'ikibazo aho kukubona nk'igisubizo. Impamvu iki kintu nkikubwiye, ndakikubwiye ko ibyo byakubayeho biba byinshi. Kubera iki? Rimwe na rimwe hari igihe wahuye n'abantu b'inyigisho ziyobya, ariko umutima wawe umutima Imana ivugana nawe, Jehova aganiramo nawe, urakubwira ngo nyamara hari ahantu ntugeyo, wanga kuwumvira, wibwira ko hari uwo mutima uri kukubwira ngo yayo ari wo mutima w'Imana, nyamara ntabwo byari ukuri. Umutima ukubwira ngo gira amakenga kuri ibi bintu ni umutima mwiza, aho warahagiye kubera ko wagiye mu nyigisho z'ikibi, winjirwamo n'imbaraga mbi y'ikibi, iragushuka, irakwica, irakwangiza, kugera ubwo itangira gukora ibintu bimeze nk'ubufindo mu maso yawe cyangwa ku buzima bwawe, ku buryo ubona utahagarara hariya ngo uvuge ngo byagenze gutya, ku buryo wumva ko ni big case. Aha rero ndagira ngo humve, tangira witoze kuva uyu munsi, tangira witoze kumvira ijwi rya Jehova, kurimenya nta kindi, riza rituje ryongorera umutima kandi ntirihata, riza rituje ryongorera umutima kandi ntirihata, nta nubwo rikubwira kuri igitangaza kurenza abandi, oya rwose, ntabwo iryo jwi rikubwira kuri igitangaza kurenza abandi, rirakubwira ngo ca bugufi, kora inshingano zawe n'umurimo wawe, nubisoza uzava muri ubu buzima, ubuzima uzabivamo. Vugira ubutumwa, vuga ubutumwa naguhaye, abakumva bazakumva, abatazakumva ni uburenganzira bwabo kutakumva, ntacyo bitwaye. Ukagendana n'Imana, ukagendana n'ubushake bw'Imana, ugakorana n'ubushake bw'Imana, uko ugenda wumvira ijwi ryongorera ry'ubumana ry'Imana Data, ryongorera mu mutima mindani, niko ugenda ukoza umubano wawe n'Imana. Uko ukuza ukora ibintu byiza, uvuga ngo ndi gukora ibyiza, niko ugenda ukuza imbaraga z'Imana muri wewe, uziha umwanya. Umuntu wese yumvira Imana, yakumvira Imana. Donc umuntu wese agira umwuka wera, ibi tubyumve, umuntu wese agira umwuka wera. Your body is a temple of the umubiri wawe ni temple of the Holy Spirit. Uko bizagenda kose nuko biri, nta muntu, ntabwo, nubwo waba ukora iki, nubwo waba ukora ibyaha bingana bite, nubwo waba umeze gute, icyo waba uri cyo cyose, ntibazakubeshye. Mu gihe ukiriho ugihumeka uracafite amahirwe. Ariko niba umubiri wawe, roho yawe warayigurishije kuri sekibi, ibyo byo ntubimbaze rwose, no uburenganzira, wakoze amahitamo yawe, ni skandal ikomeye, ni mistake ndende cyane wakoze. Ariko mu gihe uzi ko roho yawe utayigurishije kuri Lucifer, uracyafite amahirwe yuko your body yakomeza cyangwa yanarushaho kuba tempo y'umwuka wera, umunsi ku munsi, isaha ku isaha.
uko uwemereye agakora muri wowe, niko ijwi ryayo ritangira no kukuvugisha, ritangira no kukongorera, ritangira no kukubwira iby'ubushake bwayo, ritangira kukuvugisha noneho amatwi yawe ukaryumva, nk'uko Samweli yaryumvise, nk'uko Moses yaryumvise, nk'uko n'abandi baryumvise, bitangiramo indani muri wewe. Numva iryo jwi ry'umuremyi wawe riguhamagara, ntiwinangire umutima, kandi kizakubwira ko ari ijwi ry'umuremyi wawe riza ribanza kukubwira kwihana ibyaha, kwihana ibyaha, riza rikubwira kujugunya ishari ufite mu mutima, riza rikubwira kuvamo umutima ukora ibiri mu bushake bw'Imana. Uzahirwa kandi uzagira imigisha myinshi. So rero umubiri wawe ugomba kuba urusengero rw'Umwuka Wera, kuko niko Bibiliya ibitubwira. Niyuramuka uri musenga, hura n'intambara z'imyuka bigutera, ejo byaguteje uburwayi, ejo byaguteje ibibazo ibi n'ibi bitandukanye, wibuke Imana ifite ubutware bwo kugukiza uburwayi bw'umubiri, ibyo irabufite. Ariko umurimo wa mbere wa Yesu Kristo si ukugukiza uburwayi bw'umubiri, ni ukugukiza icyaha. Niyo nshingano. Imana izabigukiza, izo ntambara zose izazigukiza. Kandi umurimo wa Yesu Kristo ni uguhagarika imirimo yose ya Satani. Maze gusubiza by'umwihariko ibibazo bya mbere by'ibingibi tumaze kubiganiraho. Icya kabiri turashaka kuganira, ese koko ibintu byaremwe n'Imana hari ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe? Bibiliya yarabivuze neza, yaravuze ngo ibintu byose biri mu isi, umubwiriza niko yabivuze, byose turabyemerewe. Ibintu byose Imana yaremye, niko yavuze, Imana yaremye turabyemere, ngo ariko byose siko bitubwirira umumaro. Ntabwo ariko byose bitugirira umumaro. Hari igifitiye umumaro Daniel kuko ari muri Afurika, hari n'igifitiye umumaro Williams kuko ari muri Amerika cyangwa muri Belgique, hari igifitiye umumaro Zelensky kuko ari iwabo. Donc hari igifitiye umumaro umuntu kubitewe naho ari, bitewe n'uwo ari we. Ariko ibiri mu isi turabyemerewe, ariko Bibiliya iravuga ngo siko byose bidufitiye umumaro. Noneho ndagira ngo turebe hano, turebe muri kino gitabo cya Bibiliya, ndagira ngo dusome aya magambo, ndagira ngo dusome aya magambo ari muri Timoteyo, muri Timoteyo, Timoteyo, twumve bwite icyo Imana yarimo iganira n'ubwoko bwayo. Ntabwo ngiye nje gukritika ku madini, ariko nongere muvuge, mukundane, mwitoze gukundana. Kuba waba uri mu Islam, nkaba ndi umudivantiste, ntabwo byikuraho ko turi abantu, kandi mbere y'uko haza ayo madini yose turi abantu baremwe n'Imana imwe. Twese twaremwe n'Imana imwe, wayisenga utayisenga, twaremwe n'Imana yitwa Jehova, twaremwe n'umuremyi w'isi, umuremyi wacu twese. Kuko ndi umu ADPR, wowe ukaba uri umumizirima, ngo ntabwo tugomba kuvugana no gusuhuzanya. Ibyo ntabwo ari ibintu byiza habe na gatoya, ni imico mibi cyane, ni ibintu bidakwiye, ni ibintu biteye n'isoni, ntabwo byari bikwiye mu maso y'abantu, ntabwo ni ibintu biteye isoni, ntabwo ari byiza habe na gatoya. Hano rero ndagira ngo turebe muri iyi nyandiko y'iki gitabo, turebe Timoteyo wa mbere ku bice byaho 4. Haravuga ngo ariko Umwuka Wera avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa, bave mu byo kwizera, bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, zimeze mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Bakavuga ngo babuze kurongorana, baziririza ibyo kurya
Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo ibyo gutabwa iyo icyaremwe iyo cyakirijwe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Aya magambo ndagira ngo tuyatekerezeho. Bibiliya iratubwira iki? Hari ibyo kurya amadini atubwira ngo ntimubikoreshe. Amadini akatubwira ngo ntimukoreshe ibyo kurya ibi n'ibi ntimubikoreshe. Bibiliya iratubwira ngo hadutse inyigisho z'ibinyoma mu minsi ya nyuma, ngo hazaza abigisha b'ibinyoma bafite inyigisho zihwanye n'inguma z'ibisebe biri mu mitima yabo, ngo bimeze nk'ubushye. Bivuze ngo rwose kubera ubushye bubarimo, bafite inyigisho z'ibisere zisenya, ngo ibyo ni ibizaza mu minsi ya nyuma. Bavandimwe, nta muntu ugiye ushaka kwibasira, ariko hari amatorero yankanze. Itorero rikabwira abantu baryo, abayoboke, ngo kurya umuceri ugashyiraho ibishyimbo, ugashyiraho utundi tuntu, ngo ubwo ngo ukoze icyaha, ngo kubera ko wabivanze, ngo ubwo byamaze gukora icyaha. Abandi bakakubwira ngo gufata icyayi ugashyiramo isukari, ngo ubwo ngo wakoze icyaha. Ibi ni ibintu byo kurya bisanzwe. Abandi bakakubwira ngo dore kuko wariye inyama ubwo wakoze icyaha. Donc mbese ibyaha twihimbiye ibindi byaha bitigeze bishyirwa muri Bibiliya. Twishaka ibindi byaha byinshi ku buryo ugiye kureba mu isi yose usanga noneho nta kintu na kimwe cyemewe. Bibiliya hari icyo yabivuzeho. Bene izo nyigisho nuzibona, nunazumva, uzavuge uti ibi ngibi hari icyo Bibiliya yabivuzeho. Uzavuga uti mwewe hari icyo Bibiliya yabavuzeho. Nta dini na rimwe ngiye nshaka kwinjiramo, ariko ndagira ngo dusome Bibiliya turebe inyigisho. Amadini amwe namwe akazana inyigisho zivuga abana banyu ntibagomba kwivuza, ngo kubera ko ni iminsi ya nyuma, ngo imiti ntabwo yuzuje ubuziranenge, bari kurimbuka. Mu by'ukuri izi nyigisho ziteye ubwoba. Abandi bakazana inyigisho, hariho inyigisho, abandi bakazana inyigisho zivuga ntabwo mugomba gushaka, nuramuka ushatse urabukoze icyaha. Ubu abantu muri iki gihugu, iryo dini murarizi, ribuza abayoboke baryo bose gushakana, bakabuzanya ngo ntibagomba gushyingiranwa, ntibashaka abagore, ntibashaka abagabo. Iryo dini rirahindukira rikongera rikabuza, ntabwo ngewe nshaka kurivuga mu izina, ariko ribuza abantu, abakristo, umuntu wese uryinjiyemo, rirababwira ngo niba uzi ko ushaka ntabwo uzigira ujya mu ijuru, kuko Yesu yavuye mu isi adashatse. Iyo bageze kuri iyi ngingo ndabaseka cyane. Hano Bibiliya hari icyo ibavuzeho. Muri Timoteyo wa mbere ku bice byaho 4 hari icyo Bibiliya ibavuzeho. Ibi mubimenye, mubyumve kandi mu bisobanukirwe. Ibyo Imana yaremye nta kibi kibirimo, nta kibi kiburimo habe na kimwe. Ngo iby'Imana yaremwe ntiharimo icyo gutabwa, icyo cyakiranwe ishimwe. Yes, nta kintu cyo gutabwa kirimo igihe cyose cyakiranwe ishimwe, ngo kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ibintu byose Imana yaremye byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niba Imana yaravuze ko yabiremye, ijambo ryayo gusa rirahagije. Icya kabiri, ugasenga birahagije.
ibindi byose ni inyigisho zipfuye zidafite icyo zifasha, zidafite icyo zihindura, zidafite icyo zubatse. Abantu rero muhindura ibitekerezo, ibi bintu ntabwo ari byiza gukomeza abantu banyu mumbangiriza ubwonko. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza habe na gato. Muhindure iyo mitekerereze, muhindure ibyo bintu, nibwo muzabasha kugira umugisha, kugira ibyiza Imana iduha, kuko itwemerera kuba mu isi dutunze ibyo mu isi, ikanatwemerera kuba mudutunze agakiza ko mu buntu bwayo. Ubundi nanone gutunga ibyo mu isi tumaze hano kubirebaho n'uburyo ibyo mu isi tugomba kubyakira, ariko ntabwo ari byose bitugira umumaro. Ibi kintu ntigarukeho, nkuko yabivuze, ntabwo byose ariko bitugira umumaro. Nibyo biremewe, ariko ntabwo byose ariko bitugirira umumaro. Yego, bitewe n'umubiri wawe hari ibyo utemerewe gukoresha, cyangwa se hari ibyo ibyo byo ntabwo tubigaruka. So reka dusubikire aha, tuzasubukura nanone undi munsi naho ubutaha. Imana y'umugisha ya Daniel, iyi ni Embassy TV, mwari kumwe nayo. Shyira muri commentaire igitekerezo cyawe, shyira muri commentaire icyo wumva twazagarukaho ubutaha. Ciao ciao, bye, Imana ibarinde.